Yesu ashimwe. Waramutse neza. Uyu n'umunsi wanjye, uyu n'umunsi wawe, ukubere mwiza. Ibi uhagazemo bikakuwiteka ari kumwe nawe. Hari igihe umuntu yisanga asa nkaho ari wenyine cyangwa ari kumwe n'abantu mu bigaragara ariko batabasha kugera indani mu mutima. Umutima w'umuntu ni kure, habamo ibintu byinshi, nta muntu wawutaha keretse umwami w'abami. Kristo numuha umwanya nta kabuza azataha mu mutima wawe. Azakumara ibintu bitandukanye isi yaguteje kandi azaguha imbaraga zo kubaho muri none, utegereje kuzajya kubana n'Imana mu bugingo buhoraho. Hari amahitamo aruta ayandi umuntu ashobora gufata ari ku isi, no kwizera Kristo. Ni amahitamo atuma umuntu ahindurirwa ahazaba. Hari umuriro w'iteka, hakaba n'ubugingo buhoraho kubana n'Imana mu ijuru. Ese urahitamo ikihe? Biroroshye. Kristo yatanze byose, yikoreye ibyaha byawe n'ibyanjye, adupfira ku musaraba. Ni ukumwizera akaduha imbaraga zo gutangira kubaho nk'uko abana b'Imana babaho. Hari igihe umuntu yibeshya akumva yakwifuza gushaka kubaho nk'uko abana b'Imana babaho kandi atarabaye umwana w'Imana, cyangwa ati nzabanza nkiranuke, nzabanza mbigerageze mbone guhindukira Kristo. Oya, aragushaka gutyo utarabishobora, akaba ari uguha imbaraga zigushoboza. Icyampa ukamwizera. Reka dusome, turimo turasoma mu gitabo cya kabiri cya Samweli ku gice cyawo cya 21. Kuva ku murongo wa mbere, ngo bukiye ku ngoma ya Dawidi hatera inzara imara imyaka 3 uko yakurikiranye. Dawidi asobanuza Uwiteka. Uwiteka aravuga ati, bitewe na Sawuli n'inzu ye y'abicanyi, kuko yishe ab'i Gibeyoni. Maze umwami ahamagaza ab'i Gibeyoni arabibabwira, kandi ab'i Gibeyoni ntibari abo mu miryango ya Isiraheli, ahubwo bari Abamori bacitse ku icumu, kandi ab'Isiraheli bari barasezeranye nabo. Ariko Sawuli yashaka kubica bitewe n'ishyaka yagiriraga ab'Isiraheli n'Abayuda. Muribuka Abagibeyoni ko Yosuwa yari yarabasezeranyije, bamukozeho uburiganya bigira nk'ubwoko buturutse kure, kandi bari mu moko bagombaga kwica. Bazana ibyo kurya bishaje, imyambaro yashaje, abakorana n'abisezerano imbere y'Uwiteka. Iryo sezerano rihinduka irihamye. Hanyuma Sawuli aje akajya bica abarimbura. None inzara iteye, Dawidi abajije Uwiteka uko byagenze. Hanyuma Dawidi nako Uwiteka arabimubwira, aramubwira ngo iyi nzara irazanwa n'isezerano ry'Abagibeyoni Sawuli yishe. Ikintu gitangaje, ngo Sawuli yabishe ngo bitewe n'ishyaka yagiraga ab'Isiraheli n'Abayuda. Ishyaka ryose ritarimo urukundo rirapfuye, ntabwo ari iry'Imana. Ishyaka ryose ritarimo kugira neza rirapfuye, rikomoka mu byo twebwe turarikira, mu byo kwifuza kuzamuka cyangwa kugira amazina mu buryo runaka. Ariko ishyaka rivuye ku Uwiteka riba ririmo urukundo, riba ririmo imbabazi, riba ririmo gushyigikira abandi bantu. Hanyuma isezerano ryose rero rifite icyo rivuze mu maso y'Imana. Nitujya guhemuka no kwica amasezerano twagiranye n'abantu, tuzajya tubitekerezaho kabiri, kuko buri sezerano riravuga imbere y'Uwiteka. Ku murongo wa 3, ngo Dawidi abaza ab'i Gibeyoni ati, mbagirire nte? Natanga ikiho impano kugira ngo musabire gakondo y'Uwiteka umugisha? Ab'i Gibeyoni baramusubiza bati, icyo dushaka kuri Sawuli n'umuryango we si ifeza cyangwa izahabu, kandi si ibyacu kugira umuntu twica muri Isiraheli. Nawe aravuga ati, uko mushaka niko nzabagirira. Babwira umwami bati, uwo mugabo waturimbuye akadushakira ubwenge bwo kudutsemba ngo tutaba mu bihugu bya Isiraheli byose, nimuduha abagabo 7 nko mu bahungu be, tubamarikira imbere y'Uwiteka i Gibeya kwa Sawuli intore y'Uwiteka. Umwami aravuga ati, nzabatanga. Ariko umwami arokora Mefibosheti mwene Yonatani mwene Sawuli, kubw'indahiro Dawidi na Yonatani mwene Sawuli barahiriranyije imbere y'Uwiteka. Abagibeyoni nabo ntago basabye ikintu cyoroshye, ntago bashaka amafaranga n'ubutunzi, ntibashaka ifeza n'izahabu, ahubwo bashaka guhorerwa andi maraso y'abantu. Murebe imitima y'abantu buryo ari mibi. Guhorerwa kw'amaraso nta kintu biri bubungure pe. Amaraso ntari handi maraso, kuko amaraso ntagazura uwari warapfuye. Amaraso ashobora kuriha andi maraso na ya Kristo, niyo yadukuyeho urubanza rw'ibyaha, niyo atuvuganira neza akaduhanagura ibyaha byacu n'amafuti yacu yose imbere y'Imana. Ariko umutima w'umuntu kuko ari mubi, ujya wifuza no guhabwa ikintu utari bukuremo inyungu. Iyi nkuru iratwibutsa inkuru y'umukobwa wa Herodi, uburyo yabyinnye neza, hanyuma nyina yamugira inama ngo ati bazana igihanga cya Yohana Umubatiza. Inama z'abantu zishobora kuba mbi, zigasaba ibihembo bidafite ibyo bibungura, ariko kugira ngo abandi bantu bagirirwe nabi. Nuko byagenze aho ngaha, basabye amaraso y'abahungu 7 bakomoka mu muryango wa Sawuli. Hanyuma Dawidi aravuga ati, nzabibaha. Nta kundi yari kubigenza, ni za challenge cyangwa ya mihigo y'abayobozi. Uburyo ari bukize igihugu cye inzara, kuko Uwiteka yamubwiye akarengane kazanye iyo nzara, uko Abagibeyoni bagiriwe arabyemera. Icyo akora akiza Mefibosheti ngo kubw'isezerano yari yaragiranye na Yonatani. Ku murongo wa 10, ngo Risipa umukobwa wa Yiya yenda ikigunira akisasira ku rutare uhereye mu itangira ry'isarura kugeza igihe cy'imvura y'umuhindo yashyaniye kuri izo ntumbe. Ntiyakundira ibisiga byo mu kirere ko bizirya ku manywa cyangwa inyamaswa zo mu ishyamba ziza nijoro. Bukeye babwira Dawidi ibya Risipa umukobwa wa Yiya inshoreke ya Sawuli icyo yakoze. Dawidi aragenda akura amagufwa ya Sawuli na Yonatani umuhungu we mu bantu b'i Yabeshi y'i Galeyadi bari baranyaze mu nzira y'i Betishani.
aho abafilisitiya bari barayamanitse kuri wa munsi abafilisitiya bicaga Sawuli i Gilibowa. Akurayo amagufwa ya Sawuli na Yonatani umuhungu we, maze bateranya amagufwa yabo bandi bamanitswe. Nuko bahamba amagufwa ya Sawuli na Yonatani umuhungu we Isera mu gihugu cy'Ububenyamini mu gituro cya Sekishi. Basohoza iby'umwami yategetse byose. Hanyuma y'ibyo Imana ibona guhendahenderwa igihugu. Uyu mukobwa Risipa mu bo bajyaniye abana kubica nawe yararimo. Yakoze ikiriyo cy'igihe kinini, ngo uhereye mu itangira ry'isarura ukageza igihe cy'imvura y'umuhindo. Itangira ry'isarura ngo ryabaga nko mu kwezi kwa kane, ashobora ko yahereye mu kwezi kwa kane akageza mu kwezi kwa 10 akiraririye izi ntumbi kugira ngo hatagira inyamaswa zo mu ishyamba, inyoni zibagirira nabi. Birakwereka agahinda urupfu rujya ruteza imitima y'abantu, noneho urupfu rubi rwo kwicwa kwabawe. N'agahinda karekare umuntu ashobora gukizwa n'Imana yonyine. Waba waragize ibyago bisa nk'ibi ngibi, akarengane k'abantu kakakugeraho hano mu isi, uwo mutima ntiwashobora kuwikorera mu minsi usigaje. Wuzanire Kristo akize uwo mutima. Ndahamya ko nta kintu cyari bukize uyu mukobwa cyangwa uyu mubyeyi agahinda k'abana be bamanitswe, nta kintu na kimwe cyari bugeze mu mutima. Uyu munsi dufite Kristo, dufite amahirwe y'ahantu turuhukira, y'ahantu dukirira. Bimwe mu bintu bibabaza ku isi ni ukwicirwa abawe, nicyo cyago kirenze ibindi, kubera ko ikindi kintu umuntu bamwirukana mu kazi, umuntu bamukorera ikindi kintu akongera akabona kandi, ariko iyo uwawe yishwe abatazabikunga mugiye guhura muri ubu buzima. Rero ako gahinda kimbitse gakizwa no kugahereza Kristo. Niwe wataha mu mutima nk'uwo nguwo akawukiza. Icyakora Dawidi yaje gukora ikintu cyiza kimeze nko kububahisha, arabashyingura bimeze nko mu cyubahiro. Hanyuma ngo Uwiteka arahendahendwa. Yamana yita ku masezerano. Aya amasezerano akomeye mu maso y'Imana. Isezerano ni ikintu gikomeye. Iyo turimo dusezeranya abantu, iyo umufiyanse arimo asezeranya undi mufiyanse, ejo akabyica, iyo umugore n'umugabo basezeranye, iyo dufite ibyo twasezeranyije abantu ejo tugapfa kubyica gutyo nta mpamvu. Isezerano rigirwa n'abantu babiri. Reka iripfa rye guturuka kuri wowe. Ushobora gusezerana n'umuntu ko muzakorana ibintu byiza runaka, wenda yagera imbere akaguhinduka. Ibyo byakumvikana kandi nabwo warisohoka mudateje amahane n'impagarara aho usohotse. Imana igumugisha, Imana ibigushoboze. Ku murongo wa 15 ngo bukeye Abafilisitiya bongera kurwana n'Abisiraheli, Dawidi amanukana n'abagaragu be arwana n'Abafilisitiya, bakirwana Dawidi agwisari. Murongo wa 16 maze Ishubibenobu wo muri bene cya gihanda kuremera ku icumi rye kwari shekeri z'umuringa 300, yambaye inkota nshya ashaka kwica Dawidi. Dawidi yari yagwisari cyangwa se yari yananiwe, kigihanda gishaka kumwica. Maze abantu ba Dawidi baramurahiza bati, ntukongere gutabarana natwe utazazima itabaza rya Isiraheli. 19 bukeye hongera kubaho intambara z'Abafilisitiya igoba. Eruhani mwene Yororegimu w'i Betelehemu yica Goliyati wo mu giti, uruti rw'icumu rye rwasaga n'igiti kiboherwaho imyenda. Bukeye kandi habaho intambara igati. Hari umugabo muremure cyane, yari afite intoki 5 ziriho indegeya ku maboko yombi n'amano 6 ku maguru yombi, byose byari 24, kandi nawe yabyawe na cya gihanda. Ashujuguje Isiraheli. Yonatani mwene Shimeya mukuru wa Dawidi aramwica. Abo bose uko ari 4 babyawe na cya gihanda kigati bicwa na Dawidi n'abagaragu. Ubwami bwa Dawidi bwaranzwe n'intambara nyinshi zikomeye no kumena amaraso gukomeye. Muribuka ko ajya kubaka inzu y'Uwiteka, Uwiteka yamubwiye ati ibiganza byawe byamennye amaraso menshi. Anga Dawidi yagiye ku rugamba arahacogorera arananirwa kugeza ubwo iki gihanda cyari kigiye kumufata. Nizi ntwari zose zo mu bihano ngo bari barabyawe nanone n'ibindi bihanda bikomeye, nubwo yamoko atakibaho, ariko bari abantu b'intwari ziteye ubwoba gufata Dawidi byarako kandi. Ikintu kinejeje ni ingabo zigendana na Dawidi. Baravuga ati wibuka kuri itabaza rya Isiraheli. Barabizi ko ari umwami washyizweho n'Imana, barabizi ko ari umuyobozi bakesha Uwiteka, biteguye kumuvuna, kumurwanirira no kumurinda. Bahita bamubwira ngo ntuzagaruke ku rugamba, twiteguye kurwana ariko ntuzagaruke ku rugamba. Kandi niko ko byari kumera. Iyo bica Dawidi, Isiraheli yari kugira ibyago bikomeye kuruta ko hagwa izindi ngabo. Imana ikwambika imbaraga, Imana iguhagurukirize abo kugushyigikira n'abo kugendana nawe mu rugendo. Ariko wibuke ibyemezo byose muri ubu buzima wowe uzabyifatira. Imana nta na rimwe izigera igufata ku ngufu, nta na rimwe izigera igukoresha ibintu udashaka. Ugira umutima woroheye Imana kugira ngo Imana iyobore intambwe zawe, ikuganisha iburyo niba ariho hakenewe, ikuganisha ibumoso niba ariho hakenewe. Ugira umunsi mwiza. Urakoze.